Bavandimwe bana b'Imana ni muhinduke. Dore amasomo tugiye kuzirikana kuri uyu munsi mukuru w'ihinduka rya Pawulo Mutagatifu intumwa kuwa gatandatu tariki ya 25 Mutarama 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 9 umurongo wa mbere kugeza kuwa 22. Zaburi ni 117. Ivanjiri ni yanditswe na Mariko umutwe wa 16 umurongo wa 15 kugeza kuwa 18. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu amaze kuzuka yabwiye ba 11 ati: nimujye ku isi hose mwamamaza inkuru nziza mu biremwa byose. Uzemera akabatizwa azakira, utazemera azacibwa. Dore kandi n'ibimenyetso bizaranga bazaba bemeye. Mu izina ryanjye bazirukana roho mbi, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka. Nibagira kandi icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara. Bazaramburira ibiganza ku barwayi bakire. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, kuri uyu munsi duhimbazaho ihinduka rya Pawulo Mutagatifu. Amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku ngingo yo kuba igikoresho cya Nyagasani mu kwamamaza inkuru nziza. Ni nabyo Nyagasani yabwiye Ananiya mu isomo rya mbere, ubwo yaratangiye gutinya kwegera Sawuli kubera ibi yumvaga bamuvugaho mu gutoteza abakristo no kubagirira nabi. Nuko Imana imara Ananiya ubwoba iti: genda, kuko uwo muntu ari igikoresho cyanjye nitoranyirije kugira ngo amenyekanishe izina ryanjye imbere y'abanyamahanga, imbere y'abami n'imbere y'Abayisiraheli. Sawuli amaze kubatizwa no gukira ibyaha bye, yatangiye kwamamaza inkuru nziza, ariko byabanje gutonda abantu bibaza bati: uyu se si wa wundi watotezaga kiliziya akajujubya abayoboke b'Imana? Aha ntawamenya. Batangira kumushidikanyaho. Pawulo yagize umwete nyuma amaze guhinduka. Uwo mwete n'ishyaka byo kogeza inkuru nziza byaranze Pawulo. Ni nabyo mu Ivanjiri ya none Yesu asaba intumwa ze aho amariye kuzuka kuba ibikoresho bye. Ati: nimujye ku isi hose mwamamaza inkuru nziza mu biremwa byose. Uzemera akabatizwa azakira, utazemera azacibwa. Byumvikane ko iyo utabatije utagera mu ijuru, nta gukira. Ariko kubatizwa bisa mbere na mbere guhinduka. Guhinduka ni ijambo ry'ikilatini conversion, mu gifaransa conversion, byagera mu kigereki bikaba metanoia, retournement, changement radical. Bivuga guhindura ibitekerezo n'icyerekezo. Niba wari uri kujya iburyo ukajya ibumoso, kureka ikintu kibi ukajya gukindi cyiza. Pawulo yari afite inyandiko zo gutoteza abakristo, agiye kurwana ishyaka ry'idini ye, bityo akagira nabi abayoboke b'Imana. Nyuma urumuri ruza kumugota, ahindura icyerekezo cy'imigambi mibisha, yegukira imigambi myiza. Aho ngaho nyine i Damasi arabatizwa. Nguko guhindura, ukareka ikibi ugakora icyiza, kuva mu bucakara ukajya mu bwigenge, kuva mu cyaha ukicuza ukegukira Imana. Mbese ni ugutongera gusubira inyuma, ukaza unaje, ukagaruka wese ntaho ukinze Imana nka Pawulo. Nta muntu n'umwe ku isi ushobora kunanira Imana. Bavandimwe, Nyagasani yakwigombye ngo kugira igikoresho cye, ntaho wahungira, ntushobora gukwepa na rimwe, kuko Imana iturusha amaboko. Ntibura aho yagufatira, ntibura uko yakugota. Umugabo wari umupagani rwimbi akajya atoteza abakristo b'Imana, akabagisha impaka ngo bajya kureba iki mu kiliziya, ngo baramurusha iki ko ntacyo abuze kandi adasenga, ngo bimutwaye iki. Yabona umugore we agiye gusenga akamuraza hanze, mbese akamutoteza bikomeye, rimwe na rimwe akamwohereza iwabo. Umunsi umwe mayibobo ziza guhisha urumogi mu nzu ye atabizi. Ubwo abapolisi baje gusaka, basanga imifuka 3 y'urumogi iriwe, w'icyaha kimuhama gutyo. Nuko baramufunga, amara imyaka 5 muri prison. Ageze muri prison yatangiye gutekereza uko azagirira nabi abamugambaniye, ngo azataha bica bose. Ariko bavandimwe, kubera ko inzira z'Imana ari agatangaza, umugozi n'ibibazo by'uburoko bimaze kumwumvisha, atangira koroha, acisha make. Nuko aremera, baramwigisha, yemera kubatizwa. Nyuma amaze guhinduka nibwo yasubije amaso inyuma, abona ko yarenganye kandi yashishoza neza, akabona ntawigeze ategura umugambi wo kumufungisha. Ubwo yibonera ko ari Imana yishakiye kumunyuza mu buroko kugira ngo imukize, nawe ahinduka abo umukristo. Nuko amaze gufungurwa akomeza kuba umukristo mwiza w'intangarugero, noneho atangira no kwigisha abandi babandi banze no guhinduka. Mbega byiza, Imana ikora ibitangaza. Iyo Imana yakwigombye mubyeyi, ntabwo wayikura.
Imana iturusha amaboko, Imana iturusha ubwenge, amayeri n'imbaraga. Nawe rero emera ube igikoresho cyayo nka Pawulo. Muzi ko ihinduka rya Pawulo ari ryo natwe ubu ngubu dukesha kumenya Imana na gake tuyiziho, kuko inkingi ebyiri za kiliziya, Petero na Pawulo, zahawe ubutumwa. Petero ahabwa ubutumwa bwo kogeza ivanjiri mu Bayahudi, mbese hafi aho, naho Pawulo we ajya mu banyamahanga bakure. Nicyo gituma Pawulo intumwa ya Kristo yitwa nanone Pawulo intumwa y'amahanga. Pawulo turamushima, Yezu yaramwitoreye, umwete yakoresheje mbere amutoteza, nyuma amaze guhinduka uwo mwete Pawulo awukoresha amwamamaza hose. Mu ngendo nyinshi yakoze yaravunitse, aratotezwa, arafungwa, ariko ntiyacika intege. Aho yanyuraga amaze kubigisha yashingaga za kiliziya, agashyiraho n'abayobozi bazo. Mu nyandiko nyinshi, amabaruwa 13 yose yanditse, yitaye ku bantu, arabakomeza, arabahumuriza, arabagorora, akomeza kubahishurira Yezu. Pawulo Yezu yamukunze koko, amugira igikoresho cye. Na Pawulo nyuma yaje guhorwa Kristo, yemera gupfa agirira inkuru nziza ya Yezu. Muvandimwe, umenye ko nawe uri igikoresho cy'Imana. Niba utarahinduka, umwanya n'uyu. Yezu aragushaka ngo agukoreshe, akoresha imbaraga zawe. Arashaka ngo uve mu byaha, uhinduke, umukorere wese nta buryarya, ntaho umukinga. Tu es instrument de Dieu. Uri igikoresho cy'Imana muvandimwe. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, muri zimwe seminari ya Mutagatifu Pawulo, Diyosezi ya Cyangugu.